munyurano. Nyurano. Sohoka icyo wariho. Ndavuze munyurano sohoka. Sohoka nyurano babu. Oya ntabwo. Ndavuze munyurano sohoka. Ndavuze ngo abagabo mwigisibi. Ntabwo nasohoka. Bari kabiri. Bareka ndamuzana. Ndavuze undanze. Ako buri kunyumva neza. Kugira iboneke uza amafaranga byatwayeho. Irayireba. Ndavuze munyurano. Akugira sohoka wayisohoka. Ndavuze munyurano uranze. Uranze ubwo so. Reka sinayisohoka. Oya hera hanze kugira isohoke. Umva basi reka twumvikane. Reka twumvikane. Twumvikane bikari. Umva se umva. Naribi ubwo andi yo nzayagwa kuri telefone. Ntarebe. Papa uyu ninde? Jesubira kureba. Orani nde? Ako nzagira kugira gahinda k'abantu bazana ntibasohoke ibyana nabyo bize hano biri kunesha umujinya. Kandi ubu ngubu nawe nahita nkusubiza iyo uvuye. Ubundi wahoze ingegerezo muri iminsi kandi ubu ngubu nahita umenya ko nanyaka adahari nuko niwe cyo kuvugira ubu ngubu nakunyuzamo injuri ko numva neza none nuzanye ndaya mu nzu. Sawa. Ibyana byo muri iminsi mwabaye gutesha. Mwabaye gutesha. Umuzanye hano mu nzu nje. Bukumye ngaho ndaje. Ndagiye kandi utunguruko neza. Kandi wongeye kuza. Uri kunyumva neza. Ndasanga igihe kandi ushaka umaze gukura uri kubona ko nakubyaye ngiye uri kubona ubundi uri muzima ndakubwiye ucunga urugo neza maze nsanga urugo hari icyabuzemo ndakwereka ninjye nawe uretse pana warananiye mbo ndahamagara mama mubwire uzana indaya hano mu nzu hano yanjye kamuhamagare n'inshuti yanjye nyibwire ibintu bimbayeho kandi aya ngo ni papa Jesus Laro God have mercy upon us. Oye gasore uriyo wansanga hano mu rugo mwa ari bihuta minota zero sawa nagurukisha zemura nahageze mani komera niga yanjye Nese ngo kimwe ambisha abanza ari kumuhamagarira nandi kuguhamagara ibintu byarabuye nzana gatebe oya nyawa kareka turaganira hano ariko nimba turaganira zana gatebe ndakubwira ibintu bikeya ntago bikeneye agatebe si wowe kanze se nanje bari bantumye guhaha ibijumba se araka ntago tubijumba kanze nkubwire nyine impamvu ngo uhamagaye burata papa suje ukireba kuriya ko mbona atanayiseriye apa ntago ari serisi twahuye nimugoroba se uzugwana nyamu Unazanye n'icana ako mama ndanabimubwira ndamuhamagara kuri telefone ubwire mama wawe nta bipo ufite kuri telefone yawe oya isize no mu rugo iri kumureba none ugiye sawa urumpamagaye nyine ndi kubwira ukuntu papa azanye icana hano ariko twatugiye no kugwana namwe mu mucungi cyagifite nyashi umva Amese wamperekeza ku muhanda mu. Oya ko ntago ari ku muhanda. Tugere hano hijya kubwira akantu. Akasina ki? Akantu nyine urabona ibyo ndagakoresha wenda nakaguhura gusa. Tugende. Ugiye gupima. Yego kwa mudugudu muraho. Injewe nandi gushaka Amuka mudugudu. Mudugudu ari. Mesute. Umeze. Suhuza amakuru. Umeze. Mudugudu ni wari gushaka. Nandi gushaka mudugudu. Mudugudu sinzanagaye. Ibibazo byahambanye byinshi umutwe. Umwana ungana gucyagira ibibazo. Tabigira nso no kora nta bibazo mfite. Ndeba umbane hasugeze hejuru reba ibibazo nikoreye. Wajyana ikiroja na ibiranje. Umwana ungana nawe. Bitemwa. Kumwa tuyenema. Anje kubashaka. Amakuru mwa. Imeza mudugu. Byagenze bitemwa. Mfite ibibazo byinshi cyane mu rugo byakaze. Ibibazo bwo kukemwa. Papa. Ikibazo gutari kurira. Ngambi. Papa, mama yagiye hanze. Yego. Agiye hanze. None papa yazanye indaya mu nzu. Reka narinjiye mu nzara tunandi gukora. Nuko byagenze? Gutyo byagenze. Ejo ndagera iwanyu mbizemo. Wihute. Siko bimeze? Wihute.
ataza n'indi nijoro wakumva namudisha kumva nta kibazo rwose ugenda genda ejo ndabizamo turi ubona umuntu iginya ejo yego mugire amahoro kandi ntimugwane ukuntu biryashema kugira umuntu akwitayeho akaraza ushimira ibintu byakwamye mani uzi ibintu papa ari gukora muri iyi minsi yaza ari kuzana abagore mu nzu situraraga ku buriri bumwe buno nje na papa ariko ari kubunkuraho harara hasi muri ibintu byandakaje njye ukumva nyoko yagiye mama se ntabwo uzi ko afite akazi hano kandi koko urukumva nje kanze nkubwira Jenda na mudiha buri nyina ihangane kumva buri umutwe ihangane unywa amazi birashira amazi sa ibyo ngibyo yabimara cyangwa nawe kugwana bakwifatanya nawe oya papa wawe bwamenya kubwiye ko adashobotse urampakaye rero reka nkubwire ahubwo aho kugira ngo dutinde mu bintu by'intuza turi kwigira ikuntu ntabwo naguherekeza nkakugezayo wenda nkareba ko nagusiga unatuje gusa ari ibitugereye ariko nyine umunyange nituragira ngo asanga buno ari kumwe n'undi jigo ndate ndikuramo iswo nyine ubwo ntabwo arezona nyine tugenda urukumva jewe n'ibyo mu magihari barajyaga none ajyaga n'amahundo zubana n'igikoma wabona mose ari nka mbere subizi hano ubundi nitwe twatangiye turi kwakodesha muraza muratwimura kubera amafaranga turakodesheje nubwo papa ari intuza ntadukodesheje se shaho mama ari gukora ari kohereza nuko amakuru na mudugu amakuru mwa ni meza yewe wari uje muri cya kibazo cya papa sinzi yagiye nimba yaherekeje nimba bahuye agasumirayo ariko njye nanjye mfite gahunda ngibe uramenye we wakoze ba ngi kumukubitiza no mu buzima ataza umva kanze njye neza ntubikemura ndabikemura icyo kinzanye ubikemura kandi icyo kinzanye rero cyangwa bamufunga nta nshaka ngende rarano njye icyo kinzanye cyane ngo kikuzanye iyo ngeso ntabwo nari mukiye cyane rwose umugabo kuza kuri se ni mukomeye abantu bose ko muri kuzana yewe ukumva ngo njye papa njye nanjye ariko mu rugo rwanjye habaye singuye komera twabagendereye mwarimu tugendeye habaye ntabwo njye niyumvisha buryo ki mu rugo rwanjye hari abantu bangana gutya gira vuba ntukureba ntukureba mukabanje aza tukigendera ubwo nyine burose sinzi pastor ari bufate nazemo neza imbere igira imbere uzemo neza uhagaritse